amateka 1332 ivuga ku rupfu rwa Rwigema, inishimira yuko ngo no mu seminari nkuru ya Nyakibanda abaseminari bitegura kwiha Imana nabo babyishimiye cyane. Dore uko babyanditse. Aka kantu karansetsa buri gihe nkagezeho. Ngo abo basore bitegura kwiha Imana bamuvumanye ingufu z'umwuka wera, babikuye ku mutima bati uri inyana y'imbwa Rwigema we. Iki ni ikinyamakuru kinyamateka cya Kiliziya Gatolika mu nyandiko ziyoborwa na Padiri Andreas Sibomana. Ubu ngubu iyo tuvuze Padiri Andreas Sibomana, imiryango nka Reporters Sans Frontières, za Amnesty International barahaguruka ngo turamwikoma, ngo turi natwe mwironda bwoko. Aba bantu bigeze basoma ibise, ntabwo bumva ikinyarwanda. Sibomana muri babandi bakora gutuntu twiza, yagiye mu muryango wahaniraga uburenganzira bwa muntu witwaga ADR, akajya agira utuntu yandika tuzima tugaragaza abantu bishwe. Ariko izi nyandiko ze n'ikinyamakuru yarayoboye nacyo cyari mu bishishikariza iryo yicwa mu mayeri. Ariko iyo miryango y'ama ONG za Human Rights Watch ubu ziramuvugira rwose. Ubukoze kuri Sibomana bakumara. Menya ahubwo bazanyima visa. Kubera ko ndabizi ko mbo ariko reka nkomeze. 1344 ngo byaragaragaye ko inkotanyi n'inyenzi zahunze revolution. Ngo bano bagiye kwandika ko impunzi z'abatutsi zahunze amahoro, na demokrasi. Abyandika atyo ngo byaragaragaye ko inkotanyi n'inyenzi zahunze revolution n'ishingwa rya demokrasi no gutsinda kwa rubanda nyamwinshi muri 1959, kandi ko zitigeze zihanganira ku butegetsi bushyirwa mu maboko ya rubanda nyamwinshi. Barabitira wahunga demokrasi, wahunga amahoro, bahunze ubwicanyi, bahunze gutwikirwa. Ariko dore uko kinyamateka ibyanditse 1300, noneho bakanageraho bakanandika mu 1339 ngo abo bantu banduye imico mishya y'abanyamahanga. Impunzi zaranduye ngo banduye imico mishya y'abanyamahanga. Tuvuga inkotanyi s'abanyarwanda bazima baranduye. Kuvuga gutyo bivuze ngo umunyarwanda wundi uri imbere mu gihugu nahaguruka abo bantu arwanye abo bantu banduye, kuko baje kwanduza rubanda nyamwinshi, baje kubatwarira igihugu. Bo 1344 ngo iyi ntambara turimo ndahamya ko ari intambara y'amoko. Inkotanyi zibasiye abahutu zinabacyurira ko batumye base na basekuru b'inkotanyi bahunga. None se sibyo bahunze ndese. Ariko agakomeza ngo iyi ni intambara abatutsi bashoje kugira ngo bisubuze ubutegetsi banyazwe na revolution y'abaturage, kugira ngo babone uko baryoza abahutu ibyo bakoreye abatutsi 59, 63 na 73. Icyo abahutu bibagirwa nuko abatutsi batazaruhuka, mu byumve neza, nuko abatutsi batazaruhuka badasubiranye ubutegetsi, maze ngo barikoroze, uretse ko umubare nyamwinshi w'abahutu utazatuma babigeraho. Ibyo abanyarwanda bo hanze bagomba kwiyumvisha nuko ikibafitiye akamaro ari ukubana neza n'abaturage b'ibihugu byabakiriye. Ariko mwari muzi ko kinyamateka yanditse ibintu mwari muzi zakangura, nahisemo zakangura tuzihorere. Ubu mbabwiye iby'isibo nabyo twajya, ariko kinyamateka mbo 1338 ngo ibyo ari byo byose twagize Imana. Aha naho muhumve, twagize Imana. Iyi ntambara yazanye ubumwe bw'abahutu, bako batangiye gukora mobilisation, abahutu bishyire hamwe bahanganye n'umwanzi. Ntabwo ari abanyarwanda bose, abahutu nibishyire hamwe. Twagize Imana, intambara yazanye ubumwe bw'abahutu. Niyo twahangana rero dushingiye ku turere, ku moko n'ibindi, nta kibazo kirimo. Nimero 1339 noneho rwose bareruye ngo jewe simbona ubumwe hagati y'abatera n'abaterwa aho bwaba bushingiye. Abategetsi bakwiye gusamira hejuru iyo ngabire Imana ihaye u Rwanda, maze kuva ubu bakirinda ikintu cyose cyakongera guca abahutu ibice, kuko uyu ari wo mutego w'umwanzi. Icyo bita ingabire Imana ihaye u Rwanda, MDR yari imaze gushingwa. Itegeko ryemera amashyaka menshi, nako itegeko nshinga ryemera amashyaka menshi ryagiyeho muri Kamena 1991. MDR biyambere niyo baye yambere mu guhita ishingwa. Kinyamateka si byandika ibyishimira ko ari ingabire Imana ihaye u Rwanda,
kuba parimehutu igarutse mbo nimero 1339 aya niyo maze kuvuga none 1340 baravuga ngo bimwe mu byiza bya parimehutu nuko idahatira abanyarwanda ubumwe budashoboka. Bimwe mu byiza bya parimehutu nuko idahatira abanyarwanda ubumwe budashoboka. Vuga ngo ubumwe bw'abanyarwanda ntibushoboka kandi ikinyamateka ntabwo ibwigisha ntibushaka ntibubaho. Mbo yewe bigeze rero kuri Ndadaye. Perezida Ndadaye yishwe i Burundi, icyo ni ikibazo kireba i Burundi rwose. Kinyamateka niba bishingiyeho ikangurira ya magambo Karamira yavuze ya Hutu Power. Kinyamateka 1404 irandika ngo ukoze mu nda y'u Burundi abakoze mu nda y'u Rwanda. Abishe Ndadaye batwambuye urumuri twari dukeneye. Abakunzi ba demokarasi tubaye imfubyi. Inyota Ndadaye adusigiye ntawe uzayicubya. Kinyamateka nimero 1408 yo muri Mutarama 1994 yo yanditse yishimira rwose ishyigikiye igice cya Power cyari cyowe na Kambanda MDR maze gucikamo ibice. Kinyamateka nayo yashyigikiye icyo gice cya Power. Bageze naho ndangiriza kinyamateka ko nababwira byinshi ngira ngo ndangize tukomeze ibindi. Bageze naho kinyamateka igaragaza ko genocide ishobora kuba kandi ko genocide ishobora kuba n'igisubizo cy'ibibazo bya politike. Barandika ngo muri nimero 1404 yo mu Kuboza 1993 ngo hari uburyo bwinshi bwo guhosha amakimbirane. Uburyo bumwe nuko igice kimwe kirukana ikindi cyangwa kikagitsembatsemba. Ngo hari uburyo bwinshi bwo guhosha amakimbirane. Uburyo bumwe nuko igice kimwe kirukana ikindi cyangwa kikagitsembatsemba. Bose murumva atari gukangurira guhamagarira gukora genocide ku mugaragaro. Hanyuma dukuremo iki rero kandangize izinyandiko ni nyinshi pe. Ariko ntimukeka ko ndiho mbibabwira wahita ubibona muri za titre nini bagendaga babicengezamo hagati cyangwa mu nyiti imwe n'imwe ku buryo usome inyandiko ubutumwa ukaza kubona ujya nko gusoza ifite aho yakuganishije ariko yerekanye ko ngo iri mu murongo wa demokarasi. Ariko kinyamateka yaratwitse kandi kinyamateka nicyo kinyamakuru icyo gihe cyageraga hose mu Rwanda kurenza n'imvaho. Cyageraga muri za paruwasi zose Gatulika, kikagera muri za santarari Gatulika, abakuru b'inama, abarejiyo, imiryango remezo bakajyana kinyamateka, abarimu bagahabwa kinyamateka ku mashuri yabo bakabyigisha abana. Yageraga hose. Turavanamo iki? Icyambere kangerageza nabibabwiye muri urubanza rwa Baragwiza ngeze Rujiyu n'abandi nuko kwica binakorwa hakoreshejwe inyandiko, hakoreshejwe amagambo, hakoreshejwe imvugo. Kwica kandi naho bitangirira, genocide naho itangirira. Cyo ni kimwe rwose. Cya kabiri nuko mu gihugu cyabayemo genocide gifite amateka kakaye ya politika y'irondabwoko, irondakarere na genocide yakorewe Abatutsi. Nta munyamakuru, nta munyapolitike, nta muntu wari we wese wagombye kwitwara nkaho ari mu gihugu kidafite uyu mwihariko. No. Rwose biragaragara hari abanyamakuru abita abanyapolitike n'abandi bafite umurengwe pe batazirikana batita ku mwihariko w'amateka y'irondabwoko na genocide yakorewe Abatutsi n'ubukana bwayo yabaye muri iki gihugu. Wavuga Ingabire Victoire, nigeze kuvuga Ingabire Victoire ejo bundi. Noneho ikinyamakuru Igihe kibikoraho inkuru. Navuze Ingabire Victoire mvuga ibyaha yahamijwe n'inkiko. Ariko hari abanyamakuru bagiye baranyikoma kubera ko navuze umuntu w'inshuti yabo. Umuntu abaha amafaranga. Ariko ukavuga ibyaha Ingabire yakoze byamuhamye mu rukiko. Ntabwo ari by'umubeshyeye.
ingengabitekerezo ya jenoside negation byaramuhamye mu rukiko burundu, ahabwa imbabazi na nyakubahwa perezida wa repubulika, za mbabazi arazangiza asubizwa mu igororero kubera ibyo ngibyo. Azabanza aranze icyo cyaha cyamuhamye hanyuma akurikiranwe ku bindi. Ariko ugasanga hari abanyamakuru, umunyamakuru ujya kurengera ibyaha byakozwe na Ingabire ntawatandukaniye na Rujiyo, ntawatandukaniye na Himana, ntawatandukaniye na Baragwiza, ntawatandukaniye na Serugendo mw'iki gihe pe, kandi birahari ntimubibona se? Bari naha uwo munyamakuru azi u Rwanda arimo, aho rwavuye, aho rugeze, aho rwifuza kugana, aho rugomba kurinda abana barwo kutazasubira muri 94. Ariko kubera ko YouTube zoroheje ibintu ngo kubona views nibyo bibaha amafaranga, oya nta gukina mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda riduha inshingano mw'irangashingiro zivuga ngo twibuka jenoside yakorewe abatutsi igahitana abana b'u Rwanda barenga miliyoni, twibuka n'amateka mabi yaranze igihugu cyacu. Ibi byagombye kuba nk'ivanjiri, guhora wibuka jenoside yakorewe abatutsi n'aya mateka, ukuje ku kazi, ukugiye gufata ijambo, ukavuga uti ndi mu gihugu kiri muri aya mateka cyanyuzemo, kandi itegeko nshinga rimpa inshingano zo kuyabungabunga no kwirinda kuba nayasubizamo abandi. Reka rero nsoreza ahangaha, ndarangiza nongera kubashimira kuba mwarantumiye, nagize amahirwe mbona umwanya ndaza kwifatanya namwe. Mwigira ko abanyamakuru beza barahari, mwabavuze rwose, n'abanyapolitike bazajya bigira ku munyapolitike nka Faustin Rucogoza wahamagaye izi ntagondwa, yari umuhutu, yashoboraga kuba nkabo uko babahamagara ngo abahutu bose nibishyira hamwe, ariko abahutu b'intwari banze kujya muri uyu murongo w'urwango w'irondabwoko w'ingengabitekerezo ya jenoside, baba intwari, barengera ukuri, baricwa. Bagomba no kutubera urumuri yuko burya nta cyaha gikorwa n'itsinda ryose, cyaha gikorwa n'abantu identifiable individu zingize. Umuntu nka Rucogoza ni umuntu tukwiye kujya tuzirikana mu itangazamakuru pe. Bamwiciye umugore, bamwicira abana bose, bana 5, muryango urazima, avuka hariya ku Rwesero muri komine Giti. Prefe wa Kibungo Godefroid Ruzindana nawe nuko Godefroid Ruzindana yanze gukora jenoside Ikibungo, mujyi wa Kibungo, nawe baramufata baramwica n'umugore n'abana be. Aba bagabo n'aba bagore barengeye umwuga wabo, bakaba intwari, bakaba imfura, babaro batubera urumuri, bitume nabo bashyigikira urwango n'irondabwoko n'ibindi byose babivamo, bumve Rugamba byababwiye ngo ntumpeho, bikina. Nibareke u Rwanda rukomeze rutera imbere, u Rwanda rukomeze rwiyubake, u Rwanda rukomeze rube igihugu kitazongera gutemba mu maraso namba. Mugira amahoro.